Allo Abagasabo muraho murakoze cyane ab'inyuma hariya turi kumwe turumvikana ndabashimiye cyane ndabashimiye mwese Abagasabo n'abandi bari hano bose twagendanye abenshi tunagendana hirya no hino aho twagiye tujya ndabashimiye kuri uyu munsi reka mbanze nkemure icyo kibazo ariko kigize kuvugwa ibintu byose buriya urashaka uburyo abantu basaranganya bikagera kuri buri wese ikibazo hagati ya Nyarugenge na Gasabo uko nzabigenza Fazili namwemereye ko nibantumira nzaza ngasangira nabo ubwo nzaza ibyo gutora rero ubwo nzatora aho ndi aho ndi niho nzatorera hanyuma kuri wa munsi mukuru natumiweho nkazajya gusangira n'abayisilamu ku munsi mukuru wabo ubwo si ubutabera se icyo tugishyira iruhande aba bana bakuru b'abaminisitiri bamaze kutugezaho ibyo batugejejeho ubuzima bwabo ubw'igihugu n'ibindi inkuru ni nyinshi ntabwo zabarwa ngo zirangire ndetse ibintu bimwe bigenda byikora bigasa bigahura abantu batagombye no gutekereza cyane ngo babikore uko bikwiye bumvise iva ukuntu yatahutse afite imyaka 4 jya nahunze mfite imyaka 4 ariko uko tungana kose tugahurira hano tugakora umurimo umwe wo kubaka wo kongera kubaka igihugu cyacu na Irere nawe Claudette wajyaga afata umunyenga muri lift yo muri minisiteri ubu ngubu bayobora ushobora kwibwira ngo hari wari ubizi wabikurikiranaga ageze aho atuma bimera bityo ariko ntabwo ari byo ariko nibyo ku rundi ruhande ku bwa politiki ku bw'igihugu gishyira imbere abacyo ntawe gisize inyuma
ntawe gisize inyuma. Reka mbabwire indi nkuru yenda gusa nk'iyo ya lift. Nigeze njya mbivuga, naje mu Rwanda najyaganza, naje muri 77 ngaruka 78 ndetse ngira ngo naje gatatu no mu ntangiriro ya 79 najyaganza hano uhuriye nanjye mu nzira wanankubitira n'ubusa icyo gihe ndetse niko byari bigiye kugenda. Rimwe aho nabaga mu Kiyovu, hari umugabo mfitanye nawe isano, abana be ngira ngo baracyariho, wenda bamwe bari hano, yitwaga Muyango Karaveri, yakoraga muri Minisante, ngira ngo yari nka Directeur General. Yari yarize hanze hano, avuye mu Rwanda yiga hanze, icyo gihe hitwaga hari Czechoslovakia, niho yigiye n'abandi Banyarwanda bari baragiyeyo, bari benshi. Hanyuma barangije amashuri bagiye gutaha, igihugu icyo gihe ubuyobozi bwariho bugarura bamwe, bwemerera bamwe kugaruka, we n'abandi nka 4 cyangwa 5 barabwira ngo ntibagaruke kubera icyo bari cyo. Ubwo urumva bijyanye na yangengabitekerezo. Ariko hashize imyaka nyirango cyangwa sinzi niba ari amezi niba ari iki, barataha ku ngufu, baravuga bati reka dutahe, ni bashaka batwice, baragaruka. Ntabwo nirwa mbagira mu bindi birebire, icyo nshaka kubageraho ndakibabwira mu kanya gato, ntabwo ni inkuru ndende. Bagarutse bicaraho batafite akazi, batakora. Hanyuma hashize igihe ndetse umwe cyangwa 2 muri abo baza kwicwa, barasigara. Ariko hanyuma hashize igihe bamuha akazi muri Minisiteri ya Sante. Ubwo najyaga nza rero kenshi, niho nabaga mu rugo we, yaratuye mu Kiyovu hafi n'ahantu hahoze Embassy ya Zaire, ndetse hari na State House aho nabaga mu nzu ya leta hariya mu Kiyovu. Ibyo navugaga rero, burya najyaga umujyi hafi wose nari nkuzi, najyaga nkugenda n'amaguru iyo nabaga naje hano. Rimwe rero nza kuva aho kwa Muyango ngenda n'amaguru, ndaza ngera aho hari Embassy y'Abanyekongo. Icyo gihe habaga iriho ibendera ryaho, Zaire Embassy. Haruguru yaho hari amazu y'Ababiligi, ngira ngo n'abadiplomate cyangwa n'abandi bahabaga. Hanyuma rero na hariya mu Kiyovu aho Habyarimana ngira ngo yabaga cyangwa sinzi ababagamo. Nza kuhanyura rero n'amaguru, ariko nabaga mfite agatabo ngenda nisomesha, nijijisha. Nza kuhanyura mva aho ku Embassy, ndazamuka ngana aho Ababiligi bari batuye haruguru, usa n'ugana kuri Plateau. Umujandarume wari uharinze, kuri urwo ruhande babaga barinze impande ebyiri, hari urwo ruhande n'urundi hirya. Ati yewe sha, ndamwihorera nirebe, noneho bituma nsoma kurusha uko ngoma ngenda. Ati yewe, ati wowe, ati we. Ndabanza ndamwihorera, ngiye kumva numva yari yambaye boot
iz'abasirikare zirimo ibyuma hasi ngira ngo numva arambuka umuhanda aza ansanga arangira ati we shati niwe mbwira noneho ndahindukira ndamureba ntigewe ntige wavugaga ati ngwino hano ngira nsa n'utabyumvise ndavuduka ndiruka arankurikira aranyirukankana ariko ntabwo yamenye aho nyuze ndiruka ndamusiga ndagenda ndazunguruka hari ahantu ngira ngo hari niba n'icyo gihe hari embassy y'Abafaransa muri icyo gice ndagenda ndazunguruka ndakwepa ndagenda ninjira mu nzu kwa Muyango Karaveri njya nta nubwo nigeze mbabwira ibyambayeho icyo nshaka kuvuga ni iki ubwo byabaye 77 cyangwa 78 hanyuma karabaye naje kwisanga ntuye muri iyo nzu ubwo rero birasa n'ibya Irere wajyaga agenda muri esanseri nuko byazageraho ari umwana bamukubita imijugujugu akubagana yirukanka ageze aho agaruka haba ari uyobora minisiteri ntiwumva ko ibintu byikora rero ayo mateka rero ni byinshi ntabwo nayibagiramo ariko RPF FPR muri yo iyo muri bivuze politiki ishyira amateka uko akwiriye kuba yandikwa FPR yaharaniye ukuri kw'Abanyarwanda hari uko bivugwa ko hari abari hanze mu buhunzi batwebwe ariko hari n'abandi benshi mu gihugu nabo bari bameze nk'aho ari impunzi kandi bari iwabo iyo politike rero igomba guhinduka kandi yahindutse ariko yahindutse ku maraso y'abantu ntabwo ari politike yo gukinisha ndetse nabashimira mwebwe nk'Abanyarwanda ko iyo politike mutayikinisha abayikinisha n'abo hanze bashinyagura muri ibyo byose rero uko abantu bitanze icyo gihe imyaka 30 ishize tukaba tugeze aha ngaha aho tugeze uko ibintu bimeze mu Rwanda nuko byahoze ndetse kenshi nuko bimeze ahandi nababwira ko twese hamwe dukwiriye kwishimira igihugu cyacu uko tucyubaka n'aho tukigejeje ndetse tubikora ku buryo bwa bundi tujya tuvuga bw'ubudasa
abanyarwanda dufite ubudasa n'abandi bafite ubwabo, njye ndavuga ubwacu. Ubudasa bwacu n'uyu munsi kubona muteraniye aha muri imbaga ingana itya mu gihe cy'amatora, n'ahandi hose twagiye baza bangana nk'uko mungana. Ubundi ibimenyerewe ahandi bafite ubudasa bwabo, igihe nk'iki abantu umwiryane uba ari wose, ndetse uwo mwiryane abantu baragiye bawuhindura ko ari wo demokarasi, ngo demokarasi ni amashyaka menshi, ni amashyaka ahangana, ni amashyaka arwana, ndetse na kiriya gihe amashyaka yakoze gutsemba abanyarwanda, yakoze genocide, nabyo abenshi babyita ko ari demokarasi. Niko bizwi ku isi, bavuga ko ni demokarasi. Abantu bari barakaye, iyo urakaye ukica uwo urakariye cyangwa uwo wanga, abantu baragiye nabyo babihindura demokarasi. Ariko u Rwanda twebwe, niyo mpamvu abantu benshi bigomba kuba bibatungura iyo babona abantu mungana mutya n'ahandi mungana mutya. Tuvuga FPR, ni ukuvuga ngo ariko tuvuga FPR, tuvuga naho dufatanije bandi mashyaka, ariko abantu bakavuga ngo FPR ifite igitugu kuba ikurikiwe n'abantu bangana gutya. Niba ari icyo gitugu, niba ari cyo igitugu, ntabwo nabyicuza.